Ku munsi wa kabiri narahamagaye ngo nze ndebe mama mbere yuko bamushyingura. Narashimungurwa no kubona mama wanjye aryamye mu myenda y'umweru ndetse aryamye mu gitanda gisa n'umweru dede. Igitanda nabonaga cyenda kumera nka buresiyeri naryamishijwemo imyaka myinshi ndi umwana. Mama yari atuje mu buryo bwose bushoboka kurusha uko nari nsanzwe mubona. Numvise mbikunze cyane kuko ubusanzwe nanjye nikundiraga kwicara ahantu hanjye nyine nkatuza ndi gutekereza ku bana twigana no ku turirimbo nzasangiza abandi bana ningera ku ishuri. Byanyanze mu nda mbwira Gerardine, mama Igor, kuko ariwe twari kumwe. Ndabona mama wanjye aryamye ahantu heza, nakanguka turaryamana hanaryamye. Yandebye mu maso, ako kanya mbona naturitse ararize. Numva nishinjije icyaha kuko sinifuzaga kugira umuntu ababaza uwo ari we wese, noneho bikaba akarusho gutuma arira. Numvishe ko mbajije ubusa, mpita mpindukira ngo nsohoke niruka. Mama Igor amfata ukuboko arangarura arampobera. Humura mama, ashobora kutari bugaruke, ariko humura, Igor ni musaza wawe, nanjye ndi mama, ndetse na papa Igor ni papa. Uziga, uzabaho neza, tuzaba tujyana gusenga mu modoka kugeza nawe igihe uruhukiye imiruho y'isi, ugasanga mama na papa aho bari ubu ngubu. Numvise ngize ubwoba cyane kuko nari maze iminsi abana twigana bambwira ko papa yapfuye. Naratuje ndabyemera. Mama amushyira mu modoka, turamuherekeza twambaye imyenda y'umukara. Ubwo mba nangiye ubuzima bushya gutyo. Sinari mbyitayeho cyane, sinatekerezaga mama cyane kuko aho nari mfashwe neza. Ishuri nararitangiye ndetse uwo munsi tujyana mu modoka imwe na Igor. Byari ibyishimo kuri njye kuko ibyo nabonaga bikomeye nabonaga bigenda bikunda kurenza uko byatekerezwaga. Neretswe impuhwe mu buryo bukomeye burenze n'izo neretswe na mama ndetse na papa. Wow, mbega Linda, agasaro Linda. Mfite musaza wanjye Igor, mfite mama, mfite papa. Nguko ibyishimo byatangiye kuri njyewe, birangira nibagiwe byose. Papa niwe watujyanaga ku ishuri, nyuma akajya ku kazi. Yari yaramenyereje go Dubai na Kisi buri gihe mbere yo kwinjira mu kigo. Igor nawe twabaga turi kumwe, nawe yarankundaga cyane, nta kintu yashoboraga kurya ngo anyime. Ubwenge kuri Gasaro Linda ntibyari ikibazo. Kwimuka mva mu wa mbere njya mu wa kabiri nabyo ntibyari kwanga. Ubwo kandi no mu wa gatatu nabwo byari utuntu tworoshye cyane. Nigaga nshyizeho umwete kugira ngo nzagere mu wa kane mbashe kwiga hasi ya mama, wenda nanjye hari byinshi nari kuyimenyaho. Inkuru yanjye itangira neza mu kurangiza umwaka wa gatatu primary njya mu wa kane, aho numvaga niteguye neza kwiga isomo ririmo hasi ya mama yambwiraga. Gusa si ibyo gusa, naho urukundo rwanjye na papa rwiyongereye, mbese mpinduka inana ya papa. Igihe cyose mama Igor iyo yumvaga papa Igor yamurebaga nabi, rimwe na rimwe akamujyana mu cyumba akajya kumukubitirayo, ndetse nkabona asohotsemo amaso yanatukuye. Ibyo nkabikunda cyane kuko mama Igor namwitaga mama yarambangamiraga, yatumaga nakora ibyo nshaka byose. Mu kurangiza mu wa gatatu byari ibirori nk'ibisanzwe. My daddy azaniriye twinjira mu modoka, ahubwo si daddy, ibihembo byanjye. Uretse gato yandaje mbwire mama Igor azatwara umuhungu, ubundi tugende mugurire ibyo nagusezeranyije byose. Alo Gerardine, nutwara umuhungu wawe, ntago ndi buze mu rugo. Aka kanya hari aho mbanje guca, agasaro we turajyana, nta kibazo turi butahane. Mbega umunsi mwiza na papa Igor. Twaciye mu mujyi tujya mu byicungo, tujya mu iduka angurira agasaha yari yaransezeranyije. Icyari gisigaye kwari kujya gushaka agapiyano k'abana kuko nakundaga kuririmba. Nyuma yaho papa Igor yayipakiye mu modoka ancisha ahantu yajyaga akunda kwicara n'abandi bagabo, angurira fanta na brusheti. Narazikundaga cyane. Mperuka ntangiye gusinzira, nongeye kwicara mu gitondo numva amatongana na papa. Umwana wa Gloriosa sinakwemera ko umurarura kuriya, kugeza aho umurarana mu tubari paka mu gicuku ugataha ugwirirana nawe. Bibuke ko wananiwe kubyara umukobwa kugeza aho bagufungiye burundu kubera ibirwara byawe. Ubu rero ngize amahirwe yo kubona akana keza k'agakobwa mu rugo rwanjye.
Ubu rero ngize amahirwe yo kubona akana keza k'agakobwa mu rugo rwanjye, ngomba kumutetesha. Nawe uzagumane umuhungu wawe, kandi ntuzigenda rimwe wongera gushaka kwitambika muri gahunda zanjye. Urabizi ko ntacyo maze mu rugo rwanjye. Numvise ko papa Igor agomba kunetesha. Niruka njya kwibwira Igor mu cyumba cye, nsanga ntawe uhari. Ahubwo murana papa ahita amobera aranterura. Nanjye nti morning kiss papa. Ngibyo nari naramenyereye. Sinigeze nibuka ko ndi imfubyi muri iyo minsi. Ubuzima na papa Igor ariwe nagombaga kwita papa bwari buryoshye. Sinigeze na rimwe ntekereza ibyo ari kunegura kuba mu gihe kizaza. Iminsi yariyongereye, kwimuka n'ibyari ibintu bitugoye njye na Igor. Ubuzima bwiza no guteteshwa kuri njye bwo bwari nk'itegeko. Mama mbere y'uko agenda, ijambo bambwiye ko yanumyeho ko ari kuzamusura cyane, mwanjye umukobwa we wenyine. Najyanye na papa Igor ndetse na Igor tujyanye indabo. Mama Igor we bamwangiye kazi. Ibyo byose nabihaga agaciro cyane. Sinigeze nsubira gusura mama kubera ababyeyi beza nene narabonye. Banyibagije imva ya mama. Hari nimugoroba ubwo telefone ya papa Igor yasonaga, ari njye yifite ndi kureba cartoon. Buri gihe papa Igor yahamaga telefone ngo njye kuri YouTube. Nakundaga Cocomelon. Akenshi nahingukira ku bagabo n'abagore bambaye ubusa. Ubwana ni bwiza. Nahitaga mbisimbuka nkishyiramo YouTube cyangwa game nkakina nitaye kuri wo. Uwo munsi nyifata telefone yahise isona ndayimuhereza. Yeah sister, ejo nta kibazo ni na weekend. Gusa wa mwana wacu mushya aragusuhuza. Uko niko papa yitabye ariko sinabitinzeho. Mu gitondo nabonye imodoka nziza yinjira mu gipangu iwacu. Havuyemo umugore mwiza, mwitegereje mbona apfumuye amatwi, yambaye amahereni. Nk'umukobwa wo mu mwaka wa 3 w'amashuri abanza, kandi nk'umwana utagira icyo abura ku babyeyi be, icyari gisigaye ko ari ugupfumurwa amatwi nk'uwo mugore nari mbonye. Negeye papa kuko niwe nabonaga nkunda cyane kurusha abandi. Musaba ko nanjye napfumura amatwi nk'uwo mugore. Mwana wanjye uri umukobwa mwiza, ni wowe ntunze mwiza pe. Urutana mama Igor, unamurusha ubwenge kuko nigeze natekereza kuba umusirimu kandi mwiza nkawe. Ntujye ureba amatwi ye, kereka umuguriye amaherena yo kwambika umutwe kuko urusatsi rwo ararufite. Ejo mu gitondo uzanyibutse. Nguko napfumuye amatwi nka umwana wo mu mujyi, ndetse ukunzwe uburyo ashaka cyose akakibona. Ariko se ni iki byari binegereje? Kuguteteshwa birenze? Tubonane muri episode ya 3. Njye wumvaga ni Jojo 12. Aha ni kuri Love and Life. Reka duhure muri comment.